Leka nongere ngusuze kandi ngwikaze nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane rero mu bice bitandukanye by'isi uherereyemo wo ufunguye iki kiganiro ngako ibara ry'Inyonza Talk Sports ndakwifuza kugira umunsi mwiza cyane hanyuma intego cyari yani ntago irahinduka turifuza ko muri mwaka twazuzura nibura subs 10 uyu munsi ni ku itariki 22 sigaye iminsi 8 mureke dukoresha imbaraga zacu dufite kabisa utarakora subscribe uyikore kugira ngo turi ku mwaka kabisa twagira kuri iyo ntego yawe achievement komeye cyane hanyuma muri kano kanya noneho reka twihute noneho duhere ku mu kipe ya Manchester United bakinaga muri kipe ya Burnley tubanze tutangemo gato information ziburimo nizavuyemo mu kipe ya Manchester batsindaga ibitego biri kubusa mu kimwe cy'umunani cya Carabao Cup ibitego kubusa kabisa witwa Christian Eriksen watsinze igitego cya mbere ndetse na Marcus Rashford akaza kuza gutsinda igitego cya kabiri ariko bya bitego bi class byo kabisa bya bitego byiza cyane kabisa nk'igitego cya kamwe ku igitego cya mbere umuvani witwa cyangwa mwe ku cya kabiri kamwe ku cya kabiri nta kibazo kuko Rashford ni umwana wa Manchester babashaka kumva ibyo cyane so umunsi twa Marcus Rashford kabisa yaturukanye umupira mu kibuga gati agenda uzamukana wari umupira so equipe ya Burnley bari batakaje abanazamukana avuye mu rubuga rwe ari ku ruhande rw'iburyo arirukanka kabisa aragenda koresha speed ya hatari agiye kujya muri box acenga defense babiri cyarimwe arana nko muri angle film Evan akura frappe muri kakaguru ke ari hirya izamu kabisa bango yarageze muri box ariko adateganya izamu abwo ari ku ruhande rw'iburyo rw'ikipe ya Manchester United ariko muri box ubundi ndi kugerageza gushushanya box kugira ngo muyibone rero kuri box urubuga rw'umunyezamu rumeze noneho hari igice kiba kirebana n'amapoto Rashford noneho yari ku ruhande rw'iburyo ariko ari hirya gato ya kuryo naga ari muri angle film ako yikuyemo ikintu cy'ishoti kiremere bya tari Evan mbara utetse mu izambere match comme attention utaza kumva ngo ni Burnley kina mu cyisho cya kabiri Burnley cyafite babakinyi bayo bose ide cyafite babakinyi bakomeye kinisha gice cya mbere Peter kinishaga mu cyisho cya mbere ba Ashley Barnes bacyahari ba Goodmanson cyahari ba Roberts Queen Mbere baracyahari Evan Burnley iracyafite abakinyi bayo kabisa bose akaba bari bahari n'umutoza witwa Vesa Campanella akaba yarameze neza nawe kabisa yarahari gusa Manchester United kumugoro rero bakaba nawe ikipe yabo yari yuzuye kabisa nta mukinyi baburaga barare batari bahari ariko bitari gutera ikibazo kuko nko muri Axe bakoreshaga muvani witwa Casemiro yari yagarutse muri Axe Mediane yabo irimo Scott McTominay arimo Bruno Fernandes irimo na Christian Eriksen umva Axe yafatanyaga witwa Casemiro yari muri central defense ari gufatanya n'umwana witwa Victor Nelson Lindelof Wan Bissaka yagarutse iburyo witwa Taylor Marasa ari umoso gusa no kipe ya Burnley kabisa cyafite borotezamo ayo Ashley Barnes ba Brown Hill muramureba ikipe nimeze neza cyane kabisa nubwo bose badakaza ariko banaga ko ari ya kipe yaza no mu cyiciro mbere ikaba yatera niyo mpamvu ngarutse kuri umukino so ko Manchester atsinze kipe yoroshye mu gikuri so akaba rero Bruno Fernandes ku igitego cya mbere yagize icya mbere ibyo kapiteni je ku cya mbere cya kabiri yari explain video equipe ya yumva witwa Marcus Rashford hanyuma ku igitego cya mbere sasa Bruno Fernandes muri mediane kabisa yakoze long pass yandi ngira ngo gutanga long pass imeze kuriya ubone nzize kubakira nka ba Messi ni utanga pass andatekereza mu gikuri Ivan akwita pass yagombaga ko yakinisha Scott McTominay bari free muri mediane ariko bavuga ati kandambure pass iburyo hafi na box n'undi ari ku ruhande rw'iburyo kuko Wan Bissaka yazamutse yakoze pass acrobatique witwa Wan Bissaka nyuma ya long pass yarahawe yakoze pass acrobatique ryamye imeze nk'itaka yari muri nizatakiriza zo mu kirere yakubise bango yakoze takiri kuri baro ariko kumpira mu kirere mu buryo acrobatique agaro muri box usanga Christian Eriksen yagezemo kabisa meze neza cyane ahita deposa mu buryo bwurushye cyane akazi gakomeye kakozwe n'utwa Bruno Fernandes kuri pass ariko by'umwihariko noneho Wan Bissaka kuri assist cyari ikintu kiza cyane kabisa ku mugoroba rero equipe ya Manchester iza kuza kubona ibitego biri kusa baje kuza gutsinda muri mukino mwiza cyane equipe ya Manchester United yagaragaje kabisa bikaba byari ibintu byiza cyane bya hatari akaba rero wari umukino rukundo navuga ko wari disappointing cyane ku bakinyi bataraboneka cyane mu kirere gikombe cy'isi batari bahari kubera ko nyine hari abakinyi batagaruka muri equipe ya Manchester United kugira ngo baze kuba batangira akazi neza cyane rero n'equipe ikaba itari yababonye kaza kugira ngo baze kugira icyo bakora ku mugoroba akaruko byari bimeze mu gihe kandi mutoza w'ikipe ya Manchester United ibyo kuvuga mu equipe y'ubugu kwanza bizatuvamo bitinze ahaya ariko bigenda kenshi ndamukogeza muzanye mu mubona ngo ni ikipe y'igihugu yeza bizumura ngo ni kuri equipe y'igihugu so kuri Wan Bissaka waje kuza gutangira match akaba rero ari match ya kabiri yaratangiye ku mugihe cya Erik ten Hag atoza equipe ya Manchester United nawe rero akaribwa ari kabiri yaramutangije mu kibuga
akaba yitwaye neza cyane kabisa nawe kuri uyu mukino. Urumva umutoza agombaga kujyana ikintu mutubwiraho kugira ngo tumenye neza gahunda ze kuri umuvandimwe rero witwa Wan-Bissaka. Mutekereza iki amubona gute? Yavuze ko by'ukuri ko yashimye uburyo yitwaye, avuga ko yakunze uburyo yashyizemo imbaraga cyane cyane ku gitego cya mbere, yashyize imbaraga kugira ngo we babone igitego. Avuga ko by'ukuri ngo afite hazaza ndetse ko yishimiye performance yagize kuri munsi, ndetse ngo afite n'ahazaza heza cyane. Gusa n'ibintu byinshi yigeze yifuza kumuvugaho, akaba rero ari uko byagenze kabisa. Hanyuma kandi rero kuri mukino reaction zari nyinshi zagiye zibugaragaraho, ntago ari izo ngizo zonyine. Wenda icyo nakubwira kiri kugira ngo information zanyazo zuzuye nuko nakubwira performance y'abakinnyi uburyo bitwaye muri uyu mukino. Rero nabo akari ibintu by'ingenzi cyane kabisa. Akaba rero uko abakinnyi bitwaye muri Manchester bari baje muri system ya 4-2-3-1, akaba bamanukaga mu kibuga izamu ryabo ryarimo Martin Dubravka, kandi nabwo ko bari munyamuriro cyane kuri uyu munsi, kuko ikipe ya Burnley iza kuza kugira ubusatizi bwa hejuru cyane. Yashakaga ko yari ibitego, hari nk'umupira avuye kuri corner Ashley Barnes amaze kutera uraza ako ni Ashley Barnes ban ko petu kinisha kamuso wakinaga uburyo ni ntago Barnes ahubwo ni yitwa Ndaranchitse ni Goodmanson. Ni Goodmanson, nibyo number 7 Goodmanson, umusore ukinisha akaguru k'akamoso umunyarwanda witwa Johan Goodmanson, ngira ngo muramuzi no muri Premier League. Akaba ari umusore yakoze kubona abantu ngo ari boxer Martin Dubravka ari boxer ayihusha, ahubwo yabigiye no kurangira itsinzi itega, ariko defense nka Wan-Bissaka ndetse na Casemiro bari muri access ku mugoro baramutabara cyane. Ku ruhande rwanye nkaba n'amanota amutagera kuri 5 witwa Aaron Wan-Bissaka yabana yakinnye fullback kabisa nyuma y'igihe kirekire cyane, ntago ufite ibyinshi byo kuza kumuvuga, ariko ashimirwe kuri assist yatanze byatuma muheza amatani 6 n'ice ku 10. Casemiro wari muri access ku mugoroba akaba rero yagejeje kugabanya amakosa y'umuvandimwe twa Martin Dubravka wari mwiza mu mayeri yakoraga, bonaga ko Casemiro yadefandaga ku ruhande rwanye nkana meze amatari 7 ndetse kuri Victor Nelsson-Lindelof nawe reka comfortable ku mugoro reka bisa bakoze kuri sheet. Akaba rero ari amatamiza cyane navuga bagize ndetse kuri Tyler Malacia. Muri mediane yabo umukino bavuga wari nyine wasaga nari gukubagana cyane ni Christian Eriksen, we witwa Bruno Fernandes kabisa bagize match nziza cyane. Eriksen gutsinda igitego bavuye mu gikombe cy'isi kaza gatego kuri yabyari byiza cyane. Bruno Fernandes kuri assist kuri niba nahita ngo device assist yatanze kuri Bruno kuri Wan-Bissaka, ntago ari buri wese gutangura umupira ngene babwiye kabisa. Abakinnyi babagira impano, buri impano ni ikintu kitihishiye, aba ari ikintu kigaragaza cyane, ndetse no gukoresha ubwenge mu kibuga no gufata icyemezo mu kibuga kumenya ngo umupira ndawuhereza nde aromaziki, aba ari ikintu cy'ingenzi cyane. Akaba rero nawe nameze niba amatari 7 n'ice ku 10 nibyira kuri Marcus Rashford kabisa kudushapo kuri Marcus Rashford wagize match nziza cyane kabisa, yagize match nziza cyane byatari. Akaba rero kwande rwanye na navuga ni namugira man of the match kwa ikipe ya Manchester United. Rero amakaza bafite ku mugoroba bagombaga gukora, akaba uri kubona bivuga we ubundi abakinnyi batatu kamwe kabakinnyi batatu bafite amanota meza muri Manchester United kuri match ku mugoroba ni Casemiro, ni Bruno Fernandes, ni witwa Marcus Rashford. So inkuru zakomeje kuza nyinshi, rero tugomba kuza kuziganiraho cyane, nta kibazo gito cyane. Witwa Christian Eriksen yabajijwe kumva witwa Jadon Sancho igihe azagarukira, avuga ko atabizi, yavuze ko atabizi mu by'ukuri ngo ko atazigiye azagarukira, kandi ko birumvikana umunyamakuru kubaza umukinnyi nk'uyu bari kumugora cyane, ntago ari akazi ke. Mu gihe abantu kuri social media platforms bibongeye kwifata witwa Wan-Bissaka bavuga bati kumbe aracyakira muri Manchester United, ati ntago twari tubizi ntago arazi ko Wan-Bissaka gikira muri equipe ya Manchester United. Rero kubera ko yari umuntu usa nawe yari bagiranye cyane, gusagatse ku mugoro rero atanga assist cyari ikintu cyiza cyane. Rero akaba ari abafana kabisa bagiye kuri social media platforms bongera gushimira cyane ibyo yitwa numva nyuma y'igihe cyane adahari muri match ya Carabao Cup ku mugoroba. Hanyuma ikindi nakubwira nuko abafana b'ikipe ya Manchester United batubwiye bati ese ni ibiki ubundi ati bavuze ngo ninde ukeneye Cristiano kandi afite Marcus Rashford. Abantu bahise bongera kwishongora cyane ku mvano yitwa Cristiano nyuma yuko rero Marcus Rashford yatsinde ku cyagatangaza cyane ku mugoroba kabisa. Afana bakaba bavuga bati ninde wakenera Cristiano kandi ufite Marcus Rashford acanga waje kuza kwitwa neza cyane mu by'ukuri. Akaba rero ari akazi katayikosha mu by'ukuri. Mu gihe muri zindi access agiye ziza umugabo witwa Erik ten Hag yatubwiye ngo avuga kuri performance ya Marcus Rashford ku mugoroba, yavuze ngo ndashaka ko agumana ino attitude, aguma meze gutya, ati biba ari bingi biti byaza byiza cyane kabisa. Yabivuze nyuma yuko no musore yamaze gutsinda yaramaze gutsinda igitego cya kabiri kiza cyane by'ukuri, akaba ari igitego cye cya 9 atsinze muri saison muri equipe ya Manchester United. So akaba rero umutoza w'ikipe ya Manchester yavuze ajya kumuvuga, yavuze ngo
ntekereza ko yakoresheje imbaraga nyinshi cyane ati rero ati hamwe no kwirukanka yakoresheje nyuma y'abadefense akagenda birukankana cyane akaza gutsitego akoze ama dribble ndetse agakora na finish nza cyane atingeza ko ari forme ziri hejuru cyane ndetse ndati nkanizera ko akomeza kuguma ari focus muri buno buryo kuri performance yagize ati ko yagize umukino mwiza cyane ntekereza ko ari ku rwego rwiza cyane performance ye igenda izamuka cyane muri buri mukino dukinye kujya kano kanya ati nakomeza muri buno buryo nkuko abikoze uyu munsi azakomeza azadufasha neza cyane kabisa ati muri season akaba ari ikintu rero ati tutagomba kwirengagiza nishimiye performance ye ndetse nizera ko by'ukuri ndi kumutekerezamo ko arizaguma kuri attitude ndetse ni performance iri ku rwego rwo hejuru so akaba rero yaje no kuza gutorwa nka man of the match n'umusore twa Marcus Rashford nyuma kwitwa nda cyane rero ku mugoroba kabisa akabaje guhesha no kipe ya Manchester rero intsinzi yaje kwitisha mu cyiciro kimwe cya kane mu gihe n'umugabo witwa Gary Neville nawe yagize ikintu bivugaho kuri match kabisa ndikona yamanutse akatubwira ati byukuri ati Manchester bakoze akantu keza cyane ko kutandukana na Cristiano mbere y'igikombe cy'isi ati karakantu tikari saba ati kakuye igitutu kuri equipe ya Manchester United ati ino sago yararangiye muri equipe ya Manchester ati rero ko badari kujya kano kanya ati birabafasha cyane kandi biraboroheza rero akaba babivuze nyuma yuko abafana b'ikipe ya Manchester hari message batanze kuri ya match ya Carabao Cup igaragaza ko bishimiye isohoka ry'umuvandimwe witwa Cristiano Ronaldo rero akaba rero muri message batanze bavuze ko by'ukuri ngo ni Manchester bahaye ubutumwa babwira ko umuvandimwe yasohotse yagiye ku bijyanye n'ubwumvikane kabisa akaba rero n'umugabo witwa Gary Neville yavuze ko by'ukuri ngo ni ikintu cyiza cyane equipe ya Manchester yakoze kumva ko batandukana na Cristiano mbere yuko igikombe cyiza gitangira mu magambo yavuze ngo ntago bashoboka kuba bakemera ko ino situation iyo iza ikokomeza kuvugwa bari mu gikombe cyiza mu by'ukuri ati bari bakeneye kuba babihandura ingakirika cyane kandi bikagira bava ati nikeza ko rero ngari n'uburyo bwiza cyane ku mande zombi ati birababaje cyane mu buryo batandukanyemo ati ariko nibwo buryo bwashobokaga bwonyine ati kugira ngo umupira w'amaguru muri Manchester ukomeze kandi ukomeze mu buryo bwiza cyane kabisa akaba rero ariko nguko byari bimeze rero kuri match ku mugoroba so ntago reka tuive no tugine mu makuru kuko hari makuru menshi cyane rero ahari kuri munsi ariko kuvuga mu kiro gitondo nshaka guhita tugaruka kuko nubwo here match of equipe Manchester bashaka kumva cyane ko dukumbuye amakipe yacu ama club akina kabisa kandi ikipe n'abafana barabize kare ibintu byabo bya atari so reka twinjiye sasa no mu makuru akomeje kuvuga muri kano kanya witwa Pere ngo ari buze kongera kumara igihe kino gihe cya Christmas cyo gihe cy'iminsi mikuru ari buze kuza kongera kukimara ari mu bitaro rero akaba rero cancer ye rero ngo yongeye kuba mbi ari mpamvu yongeye kuba ari buze kuza kwitabwaho ku buryo kino gihe cy'iminsi mikuru bize kuza kwa ari mu bitaro n'umusaza rero w'umunya Brazil w'ikirangiye kabisa umaze kugira imyaka 82 y'amavuko akaba rero ari kurwana kanseri kuva mu kwezi kwa 9 kwa 2021 bivuze ngo umwaka wose kabisa ari kurwana kanseri akaba rero june kwa 11 aribwo yajyanywe mu bitaro aba doctor yo kugenda bamwitaho cyane akaba ari condition zo kujya kano kanya tubwira ko by'ukuri ngo zongeye gusubira hasi bitandukanye nuko zaje zimeze mbere ari makuru kandi ikipe ya Chelsea nayo ikaba ngo hari amahirwe menshi kwishaka kwa igiye kurangiza n'umupeti w'umunya Brazil cyini ikipe ya Vasco da Gama iyo bahara mu gihugu cya Brazil akaba umupeti yo kimuto cyane kabisa umuhanga bya atari witwa Andri Santos akaba rero amakuru atubwira ko n'umwana w'imyaka 14 y'amavuko rero wifuzwaga n'amakipe atandukanye n'ikipe ya Newcastle n'ikipe ya Man City zamushakaga cyane gusa mpete ukina mu kibuga gati rero ngo akaba ari kujyana ibiganiro byiza cyane ikipe ya Chelsea aho nakina ikipe y'igihugu ya Brazil y'abaterengeje imyaka 20 ikipe ya Chelsea rero imaze kumvikana abakinnyi babiri kujya kano kanya bagomba kuzaherekeza bari mu witwa Christopher Nkunku ndetse n'witwa David Datro Fofana umunya Cote d'Ivoire rero ikaba ngishaka kwibika n'umpete kuri 18 rero ngo birashoka cyane ko ashaka kuba yakinjira mu ikipe ya Chelsea agahunga ikipe ya Newcastle n'ikipe ya Man City zamushakaga cyane so mpete ukiri umuhanga kabisa mu mediane equipe y'igihugu ya Brazil ya U20 ndetse n'ikipe ya Vasco da Gama nk'ikipe ya Newcastle batekereza ko mu by'ukuri ngo no mu teenager ari umwe mu bafavori bashaka kuba bayerekezamo cyane icyo kwa Chelsea ifite ikize bijyanye ngo n'ibiganiro byo kugenda bajyana cyane akarumpete umaze gukina imikino 38 muri Vasco da Gama aho atsinze ibitego bigera ku 8 ari mediateur bazo ku mwana w'imyaka 18 agatsinda ibitego 8 mu mikino 38 mu by'ukuri akarero ari umwe mu bakinnyi bakina mu kibuga gatari kubafasha cyane cyane busatirizi akubyo rwose ngo numwe mu bantu bahuza cyane kitwa ngo ni iwango to break up defensive and the offensive game ni babandi bakina za box to box kabisa ibaze rero mu cyiciro box to box akamaze gutsinda ibitego 8 kujya kano kanye rero akaba ari ikintu cyiza cyane ikipe ya Chelsea ishaka gukora nyuma yuko amasezerano y'abakinnyi bamwe namwe bakina mu kibuga gati ari mu bibazo barimo nk'utwa Jorginho ndetse na Ngolo Kante bivuga ko yamaze kumvikana ikipe ya FC Barcelona turaza kuza kuganira mu nyuma ndetse bashaka no kujya amasezerano y'utwa Mason Mount kujya kano kanya muri ikipe ya Chelsea akaba rero n'umupeti twa Santos kujyanye n'imbaraga z'umubiri n'umusore ufite kabisa bigaragara ko ari ikawunga nyinshi cyane akaba rero
hari n'umuhanga technical ku buryo equipe ya Chelsea imubonye yabonye umukinnyi mwiza cyane. Akaba ari tugomba gutegereza tukareba uko bizagenda mu gihe kiri imbere koko niba izabasha kumwibika bikarangira 100%. Mu gihe kandi twirutana amakuru akomeje kuvuga mu cyo gitondo mbere ko tuza kuza guclosing gano zacu z'uyu munsi, reka nkubwire ko niba twagane video ngiye gusubira gato kuri famille Graza avuga ko by'ukuri ngo bakeneye kuba bagusha equipe kandi bakabikora kirikare cyane kugira ngo equipe ya Manchester ngiye gusubira ku murongo. Akabizeye ko by'ukuri ngo famille Graza rero ngo bashaka kuba bazatanga yose bazatanga ibice ngo bongere bagire bate bongere bagire ijambo muri equipe ya Manchester United. Aho amakuru haratubwira ko bizagera mu kwezi kwa kabiri ino equipe yaramaze gutangwa niko bihagaze kujya kano kanya. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane, abashaka imyambaro yo gukora na sport, amajezi meza cyane agizwe kabisa y'amakipe akomeye ku mugani Burayi yakomeye yose kabisa. Ushaka jezi original apana zazo usanga bapapira n'iki byose za fake zangwa z'amafuti, ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo ino gufite ko ina makota ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane, amakota ava muri za Turukiya, amakota ava mu Butaliyani, yayandi ujyana mu bukwe, yayandi ujyana mu nama, nono amashati agizweho amadebana kwakira kitu mu byukuri. Ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufasha mu bwese byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira amakote, umuntu gufata akaguhereza jezi wifuza zose kandi ku mafaranga make cyane. Mbabwiza ukuri abanyarwandakazi mu nkuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makoti, amashati y'amusirimu. Nukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa, yaba jezi nziza yaba n'amakote yo gukodesha yo kugura, byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakuranga mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House. Ushaka kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta andi bacuruza amatelefoni, ubundi gahunda zikazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0781 46 48 92 cyangwa 0787 22 88. Bismart Rwanda bakwatsi. Mujye kandi makuru ngiye kanyabwe gato yo munca mike nyenyuramo kuko navanze n'izindi ariko ndibuze kuza kugusobanurira byanya byuko biteye. Reka nkubwire ko witwa Lionel Messi amakuru aratubwira ko agomba kongera amasezerano muri equipe ya Paris Saint-Germain bari mwaka umwe nawe ushobora kwa yakongerwa bakaba y'imyaka 2 wenda byandaza kuza kubigana mu buryo burambuye. Icyakora reka mbikubwire like muri urwo buryo kugira ngo niba bafite ikindi kiganiro nabyo bimenye ko yamaze kumvikana equipe ya Paris Saint-Germain muri verbal agreements zo kugira ngo zongere amasezerano rero muri equipe ya PSG akorwa gahunda zagaza kujya kano kanya. Kivuga kuri Messi kandi nkakubwira ko mu byukuri amakuru atubwira ko ngo mu gihugu cya Argentina Central Bank mu gihugu cya Argentina yamaze gutanga igitekerezo cyuko bifuza gushyira witwa Lionel Messi ku note yabo y'igihumbi kabisa. Amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Argentina yitwa amapeso bayita amapeso. Akaba rero ano mapeso mu gihugu cya Argentina ngo bashaka gukesha isura ya Lionel Messi muri proposal batanze kugira ngo reko byazamo cyangwa se byakunda bakari mu buryo bwo kuba ngo bamuhereza agaciro kwiriye kabisa kujya kano kanya bakaba mutereka rero kuri note y'igihumbi y'umuvani ngo bahishe igikombe cy'isi nyuma y'imyaka igera kuri 36 yose kabisa bagitegereje bari barakibuze. Akaba rero ngo kuri note y'igihumbi y'amapeso bashaka kuba baterekaho no mari nk'uko rero ikinyamakuru cyitwa El Financiero cyahariye kibitubwira rero ko no Central Bank yo muri Argentina bamaze gushyira kino gitekerezo ubwo no gutegeza tukare ko bizakunda koko niba bizakunda kujya kano kanya kwagira gute ko habwa rero buno burenganzira. Mu gihe kandi andi makuru akomeje kuvugwa reka nkubwire ko witwa Cristiano ibyo muri Al Nassr byakomeje gufata intera kabisa. Ariko hari umugabo ni akashaye inkuru zikuba kuri Cristiano amashatsi yanazihorera kuko ari buze kuza inkuru ziri disrespectful kuntu nkuri ku mpungu de bari kutuba ko umuchifu w'ikipe yitwa Frankfurt mu gihugu cy'Ubudage ari kutuba ko ngo babofarinze Cristiano kugira ngo akine Champions League. We don't know ntago tubizi neza, ntago likari kutubwira reka nikamakore kutubwira ariko ibiho bikomeje kwiyongera cyane. Gusa amakuru ahari kujya kano kanya mvana muri Dubai ako akatuya ari buze kuza kuva Dubai yerekeza he muri Saudi Arabia gushyira umukono ku basezerano muri Al Nassr. Aho niyo makuru hari kujya kano kanya but not confirmed. Ibya Cristiano nabonye bikomeza kuza mu bihugu byinshi cyane, reka tuzabihanga amasitari yo kuntu bizagenda. So reka rero amakuru ariko kari menshi nibuze kuza kugaruka tuyaganireho mu buryo bundi bisa n'ubwihariye cyane ko information cyane za transfer tugomba kuza kuziganiraho kano kanya kamenyera ahangaha. Agomba sabi gukomeza gukora subscribe kuko gahunda yacu muri no mwaka nuko ugomba kurangira twuje subs 10 yaba ari big achievement bya tari ndetse kanatanga courage mu buryo bwacu bw'imikorere bwa buri munsi. Mwifuze kujya umunsi mwiza rero nkwifuze guha uronke buri Imana ikurinde.